Shalom shalom, ni kuri Nyirabisage TV twongeye twagarutse. Turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, turashimira Imana yabanye natwe, turashimira Imana yaduhaye ubuzima n'impagarike, turashimira Imana yarinze ubuzima bwacu. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihimbazwe. Turashimira Imana yabanye natwe. Njya nkunda kuvuga injyana yanjye hano kuri Nyirabisage TV nkavuga ngo mbahorane namwe mumporane, mbahorane namwe mumporane bagenzi banjye. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Rero nongeye nagarutse kuri uyu murongo kugira ngo mbabwire ikintu kinzanye. Ngize iminsi ndakora ariko si kubera ko hari narindi mu bindi. Ngarukanye amashimwe mu mutima wanjye, ngarukanye amashimwe yuzuye indiba y'umutima wanjye. Rero muri aya mashimwe tugiye kuvuga iby'Imana yadukoreye, tuvuge ukuntu Imana yakoresheje abantu kugira ngo banezeze imitima yacu, tuvuge imirimo n'ibitangaza Imana yagiye idukorera kuva umwaka watangira kugeza uyu munsi wa none mu kwa 12 kwa 2025 twinjira muri 2026. Iki kiganiro ngikoze kwa 27 z'ukwezi kwa 12 2025. Munsi mwiza, munsi mwiza ku buzima bwanjye, munsi mwiza ku babyeyi banjye, munsi mwiza mu nshuti zanjye, namwe murimo mbahorane namwe mumporane. Ntiyasiroga n'ubundi ni kwa kundi dukomeze duhorane, mporane nanjye nguhorane. So rero nagarukanye amashimwe. Hari abantu ngiye gushimira. Ngarutse uyu munsi wa none kuri iyi tariki yanjye y'amavuko nshimira abantu bashimishije umutima wanjye. Nakoze research sanga si ukubashimira gusa kubera ko kuri birthday hari abapostinze, hari abavuze neza, hari abanyandikiye, hari abanyifurije ibintu byiza. Sibyo ngiye kugarukaho. Ngiye kugaruka ku bantu twagendanye uru rugendo rw'amezi 12. Ngiye nikorera research njyenyine, nkora research ndeba ukuntu abantu twagiye tubana. Nawe ubwawe wabitekereza, nawe wabikorera research ugasanga hari abantu mwagiye mugendana mukagendana neza. Uwo muntu ntagusige mu rugendo, uwo muntu ntagutererane, uwo muntu ntagusiga ahanyerera, ahubwo uwo muntu mugakomeza mujyana. Rero hari urutonde rw'abantu benshi nakoze ngiye gushimira kuri uyu murongo wacu wa YouTube channel Nyirabisage. Nanone mbibutsa aka kantu, umuntu ukanze bwa mbere agafungura akabona iyi YouTube channel, akande kuri subscribe, akore like, akore share, akore na comment. Hari abantu bajya bakunda kunserereza ngo njya nkunda kuvuga ngo mukore subscribe. Mujye muyikora pe. Iyo mukoze subscribe mudushyigikiye, kandi gushyigikira umuntu ni akantu gato gusa, ni ugufungura muri telefone yawe, wabona utarakoze subscribe ugahita ukoraho rwose. Ibyo birahagije. Rero reka mbereke urutonde rw'abantu ngiye gushimira. Mw'abantu mwe twagendanye uyu mwaka wose kuva mu kwa mbere, tuvugana, duseka, twishimye, unezeza umutima wanjye nanjye nkunezeza. Imana ikaba yararinze ubuzima bwawe, ikarinda n'ubuzima bwanjye. Ngiye kubashimira rero bantu banjye. Hari abantu twaganiriye mu minsi yashize, bakomeza kuvuga ngo hari igihe abantu benshi bafungura za YouTube ariko bakabura content. Njye ntabwo ndi mu bantu babuze content, oya. Ngiye mfite content zirenga 1000, izo twavuga tukagarura abantu kuri Yesu Kristo, tukagarura abantu imitima yashengutse, tukongera tukayisanasana neza. Imana ikadufasha, maze ba bantu babagaho batishimye bakongera bakishima kuko nanjye nishimye. Rero guys, hari abantu bajya bakunda kumbwira, abantu bakavuga ngo dukore ibintu turi serious. Nawe ndagushuhuje, barizi neza ko ujya ukunda kubivuga ibintu byose bibe serious. Rero uyu munsi naje kuba serious, naje gushimira abantu inkoramutima, abavandimwe mwese aho muherereye. Nakoze urutonde rw'abantu batari bake, rw'abantu benshi. Aba ni abantu, impamvu ngiye kubisubiramo, aba ni abantu twabanye. Mu by'ukuri baranyandikiye, mu by'ukuri aba bantu baranyandikiye, barampamagaye, twarahuye, bambwiye amagambo meza, bambwiye ibintu byiza byanejeje umutima wanjye. Niyo mpamvu ngiye kubashimira. Ni ukuri iyi ni inyigisho nawe wayibona, nawe ukumva hari abantu bakugiriye neza, nawe wabashimira. Narindi wo mbabwira, niba wowe uyu munsi wa none ngewe nshobora kwicara nka Jane nkavuga reka nshimira abantu,
bangiriye neza. Ese Imana iri mu ijuru iyo ibyitegereje ko njyewe Jane ndimo ndashimira aba bantu bangiriye neza, iyo ibashimira bingana iki? Mw'abantu mwigiye gushimira kuri uyu murongo, mumenye ko mu ijuru Imana yishimye kurenza uko njyewe nishimye. Harimo abapapa, harimo abamama, harimo urubyiruko, harimo abana batoya, umuntu wese uzi ko yagendanye nanjye. Uwo ntari buvuge kuri uyu murongo si uko tutagendanye, ariko nashyize ku kigereranyo, nsanga ku kigereranyo hari abantu bagiye barenga abandi. Rero iyo umuntu akoze iyo research nakubwiye, niho hahandi usanga amanota atabaransinga. Hari bamwe bari hejuru cyane, ugasanga undi wenda nubwo mwagiye muvugana mugira gute, ariko bitarageze ku rugero rwa ba bandi. So rero aba bantu ni benshi cyane, ni benshi pe. Ngiye gushimira, mwagize neza. Abamfashe amaboko agakomera, amavi asukumye bakayafata, amaboko atentebutse bakayafata agakomera, abo bantu ngiye kubashimira imbere kuri kamera. Munezerwe, mwishime. Rero kuri uru rutonde waba urimo, ni ukuri wishime kandi unezerwe. Ikindi kandi, kubera ko uyu munsi nanezerewe kandi nkaba nzi neza kuko iyo Imana ikoreye umuntu igitangaza, mu by'ukuri ni ngombwa ngo ushime. Nababwiye ngo nyankunda kubivuga, nkavuga ngo hari igihe umuntu aguhereza ikintu, cyane mu muco wacu wa Kinyarwanda, iyo umuntu aguhaye inka aba akoze ikintu kiremereye cyane. Ariko nanone kandi iyo umuntu aguhaye ibyishimo, bya byishimo bishobora no kurenga inka. Bya byishimo wanezerewe muri wa mwanya wa muntu yakugiriye neza. Umwana w'umuntu kunezeza undi muntu biratangaje cyane. Ibyo ari byo byose muri kubona ko kuri uyu munsi naje hari ikintu cyahindutse. Iyo byose muri kubibona, nanjye ubwanjye ndanezerewe. Ari nayo mpamvu koko nicaye hano kugira ngo namwe mwumvire ishimwe ngiye gutambutsa. Nyabuneka bantu banjye, mbabare iki kiganiro mukirebe mugisoze, ahari nawe waba urimo, kugira ngo wumve gushimira. Ngiye gutangirira ku muntu wa mbere ngiye gushimira. Erega umwaka ni muremure, tugomba gushima. Niba twicara tugashimira Imana ibyo yakoze, kubera iki tutashimira n'abantu ibyo badukoreye? Rero ngiye gushimira aba bantu bose. Hari abantu bakunda social media, hari abantu batayikunda, ariko mu by'ukuri ni byiza kuko dushimira abantu. Burya kuri social media, kuri YouTube, kuza kubwira umuntu gutya na ngiye noneho ndabibashimira kuri YouTube, kugira ngo n'undi muntu ufite umutima mwiza nawe ajya bigaragaza, kugira ngo abone amashimwe nawe bamushimire. Rero ngiye gushimira aba bantu bakurikira. Ni abantu batari bakeya, ni abantu bagendanye nanjye muri uru rugendo. Njyewe iyo ndimo kubivuga mba numva n'amarangamutima. Umuntu akakugirira neza bikakurenga, ukumva nyine wa muntu ibyo yari gukora, ukumva nyine birarenze pe. Hari abantu twavuganye, turi buze no kuvugana no mu wundi mwanya, mbabwire ngo mwarakoze, n'ubundi nkomeze mbashimire, kandi n'ubundi sinzahwema kubashimira. Umuntu wa mbere ngiye gushimira, ubwo naba mvuze ngo njyewe ndishimira. Ndashimira umutware wanjye, yamfashe amaboko, yarankomeje, yaranyubahishije muri uyu mwaka, yangiriye inama zikomeye. Rero kuba ngejeje kuri iyi tariki, amagingo aya nayo, ndagushimiye. Wangiriye neza, Imana iguhe umugisha. Ni byinshi navuga kuri wowe, ariko wagize neza, kuko uru rugendo rurakomeye, ntabwo rworoshye. Rero kubona umuntu ugusapotinga, akakubwira ngo courage, akaguhereza ibyo ukeneye, akaguhereza n'ibindi birenze, uyu muntu ni uw'agaciro. Ndamushimiye cyane. Umuntu wa kabiri ngiye gushimira ni mama wanjye mbyara. Mama wanjye akimbana nkijya kuri YouTube, yajyaga yibaza, ibi ni ibiki mbonye? Jane ari ku mashusho, Jane ari hehe? Njye nitwa Jane. Ukumva nyine ni ibintu bitangaje. Ariko mama nawe ari mu bantu bangiriye neza, bamperekeje muri uyu mwaka, bampaye imbaraga zo kugira icyo nkora. Ndetse mama, ndagushimiye cyane. Uyu munsi ni umunsi wanjye w'amavuko, warakoze kumpeka,
warakoze kunyibaruka, warakoze kunkikira, warakoze kumbwira amagambo meza, warakoze kunyigisha, warakoze, ndagushimiye. Ubwo iyo mvuze mama mba mvuze na papa. Mwarakoze babyeyi banjye. Ndashimira ba shangazi banjye, shangazi Musanze, ndagushimiye cyane. Nawe uri mu bantu basapotinze, uri mu bantu bambwiye courage. Shanga rwose urabizi, ndagushimiye, wagize neza. Iyi video nyikoze kugira ngo mbashimire, nta kindi kintu kindi gitumye nza hano, kandi iyo ndimo kuvuga gutya ni ukuri umutima wanjye unezerewe. Shanga rero warakoze kunsapotinga, warakoze gushishikarira kumbwira kwa kundi ujya unganiriza. Shanga warakoze, Imana iguhe umugisha. Ngiye ku muntu ukurikiyeho, ngiye gushimira mama Dogo, mama Nolani. Mama Do, I love you so much. Urabizi ukuntu tujya tubivuga. Ndagushimiye Mana, situbwo mbivuge gute, mbuze ukuntu mbivuga. Mama Dogo ari mu bantu bajya bampa impano, bampaye impano no kuri uyu munsi wanjye w'amavuko, banejeje umutima wanjye, akanda akanyenyeri, akampereza impano. Ibaze birarenze. Mama Dogo rwose respect, wubawe, kandi Imana isubiza aho mwagiye mukura. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane, mwakoze kunezeza. Umuntu wundi ngiye gushimira, ndashimira Mugisha my brother, Mugisha cameraman. Ari kunyumva iruhande rwanjye. Mugisha ndagushimiye cyane, uri Mugisha koko, ndagushimiye cyane, uransapotinga, uramfasha. Mana we uri byose, iyo ngufite yo turi kumwe njye nawe njya numva nuzuye. Mugisha ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Ndashimira Vare, wakoze. Valere yakanze akanyenyeri, Valere yampaye impano nziza zishimishije, Valere yangiriye neza. Mana Valere na Mugisha nabuze ukuntu mbivuga, mwumve ko byandenze. Nibwo bwa mbere nshobora kuba nkoze birthday nkabona ibintu nabonye no munsi n'ibitangaza. Niyo mpamvu nkoze iyi video nyine kugira ngo nshimire abantu, kandi mwakoze kunezeza umutima wanjye. Mugisha nongeye kubisubiramo wakoze, Vare nongeye kubisubiramo wakoze. Undi muntu ngiye gushimira, twabanye kuva uyu mwaka watangira kugeza uyu munsi wa none, ni Mama Bishop. Mama Bishop wanjye ni mukuru wanjye, ni Mama Bishop na bya bindi byose. Nawe ndagushimira Mama Bishop, twaragendanye nawe, naje kwicara nkora research, nsanga uri mu bantu banyandikiye kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12. Wabanye nanjye, wangiriye inama, urabizi turakundana, urabizi uri inshuti yanjye. Ndagushimiye, wafashe ukuboko. Uri mu bantu bajya bafata ikiganiro cyanjye bakagipostinga, n'ubundi uzagipostinga. Ndagushimiye Mama Bishop, Imana iguhe umugisha, Imana ikomeze ikugirire neza. Ujye ukunda kumbwira ngo nguhorane ibihe byose Mama Bishop, nguhorane pe. Nagiye namanutse, ngeze ku muntu witwa Mama Gaella. Harimo ba Mama Gaella babiri, ndavuga kuri Mama Gaella. Kubivuga gutya ntabwo binteye isoni, ni nkuko n'ubundi nahagarara no mu isoko nk'abashimira, cyangwa nkahagarara mu giteraniro runaka nk'abashimira. Demayi Mama Abiga, ndagushimiye cyane, wagize neza, umutima wanjye warishimye, umutima wanjye uranezerewe kubwawe. Uri muramukazi wawe, uzi ukuntu abantu bajya bavuga baramukazi oya. Ndagushimiye, Imana iguhereze umugisha, wowe n'umuryango wawe wose, ukuntu musapotinga, ukuntu munkunda, ukuntu munyereka urukundo. Mama Abi, much respect Mama, Imana iguhereze umugisha. Twagiye kwa Mama Gaella. Mama Gaella mvuga ni madamu wa Bolingo, ni inshuti yanjye, turasengana, ni umuvandimwe. Mama Gaella ari mu bantu banyandikiye amagambo meza yafashije umutima wanjye, ari mu bajyanama banjye
ari mu bantu bagiye bakomeza umutima wawe. Ndabivuga mamagaye nkumva nzanye emotion kubera ko urabizi kuva uyu mwaka watangira narebye message twagiye twandikirana sanga uri uw'agaciro mu buzima bwanjye, niyo mpamvu ngushyize kuri uru rutonde. Seredo ngiye kubivuga numva ngiye nko kurira. Wangiriye inama, waransengeye, wamfashe amaboko, waransuye mamagaye, Imana iguha umugisha, wagize neza mamagaye, Imana iguha umugisha. Nagiye ngeze kwa mama Keve, my big sister wanjye Dasafi, I love you so much my sister. Wowe uri inshuti yanjye, uri mukuru wanjye, man uri mvuge gute. Mama Keve urabizi byinshi cyane, ndagushimiye. Uri mukuru wanjye, ujya ungirira neza, ujya unganiriza nkumva umutima wanjye urishimye. Nawe uri mu bantu natekereje kuva mu kwezi kwa mbere kugeza uyu munsi wa none, kugeza ku munsi kuva ku munsi ubanziriza umunsi navutseho, wanejeje umutima wanjye kugeza umunsi wa birthday yanjye, uranezeza. Imana iguha umugisha mama Keve, tuziranyeho byinshi. Imana ikugirire neza. Urwo rukundo mwanyeretse rwo kumpa message, rwo kumpamagara tukavugana, iki gikorwa nkoze nawe uzagikore, urebe wicare urebe ko abantu mwagiye muvugana kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12 baba ari ab'agaciro kuri wowe. Mama Keve rwose wubahwe sheri, Imana iguha umugisha. Dasafi wubahwe. Muhamagaye kangahe ngushimira, muhamagaye inshuro nyinshi gushimira. Imana iguhe umugisha mwinshi. Twagiye Demayi wanjye Aime, Madamu Hubiri, ndagushimira cyane. Uri inshuti Dema, uri inshuti nziza, uri umujyanama mwiza, ugira urukundo, uzi kuganira, mbega urarenze. Kukugira ni iby'agaciro, kuba mvukana nawe ni iby'agaciro. Dema warakoze cyane, ndagushimiye. Nawe wumve ko ngushimiye. Iki kiganiro nagikoze kugira ngo mbashimire, buri wese yiyumve. Nawe ukoze research muri telefone yawe hari abo washimira. Nagiye Mama Joella we yambwiye ko adakunda social media. Ndabivuze Mama Joe ntabwo yikunda, ariko gukundana nanjye, kukugira nk'inshuti, kukugira nka mukuru wanjye, kukugira nk'umujyanama, kukugira nk'inshuti magara, mbega ubuse mbivuge gute Mama Joe? Urabizi warakoze. Nawe uri mu bantu banejeje umutima wanjye guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 ku munsi wanjye w'amavuko, ari wo uyu munsi ndimo kugushimira Mama Joella. Wubahwe, Imana iguha umugisha. Ugira ibikorwa byiza, ugira urukundo, uzi kubana n'abantu, ugira amahoro, ugira ibyishimo. Mama Joe, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Abatamumenye Mama Joella ni Nathalie, ni sister wanjye Nathalie. Imana iguha umugisha. Nakomeje kuvuga ba mama runaka, ba madamu runaka, nzajya mvuga n'amazina yanyu kugira ngo mubyumve. Kereka abantu bakuru ba Mam Dogo, ba Shangazi, ibo ntari bupfe kuvuga mu mazina yabo, ndi kubatsinda. Mwarakoze. Ubwo nari ngeze kuri Mama Joella. Nathalie, Imana iguhereze umugisha. Urwo rukundo rwawe ntiruzarangirire kuri, ruzakomeze rukomeze kugeza imvi zibaye uruyenzi, kandi ubwo ndahanuye ruzabe imvi ziba uruyenzi, urwo rukundo ukirufite. Nagiye kuri Madamu Pastor Alexis. Izo title zose magomba kuzivuga. Mama Eta, uri inshuti yanjye, Imana iguha umugisha. Nawe ndagushimira. Kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12 kugeza kuri uyu munsi wanjye w'amavuko, wantangaje pe. Buriya warantangaje, buriya nicaranye amashimwe yawe mu mutima wanjye,
mama Eta, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Kugira muramukazi wanjye nkawe uri uw'agaciro gakomeye cyane. Twagiye, nagiye ku muntu witwa mama David. Mama David abantu benshi mubuze kumenya. Mama David ni muramukazi wanjye, ni umugore wa grand frère, dukurikirana, yitwa Bwiza. Mama David rwose ndagushima. Nimbivuga birandenga, we kukuvuga ntabwo nagufatira utunota ndimo kuvuga. Ndagushimiye mama David, wagize neza kunkunda, wagize neza kumbera muramukazi, wagize neza gukora imirimo y'urukundo, wagize neza kumbanira kuva mu kwezi kwa mbere kugeza kuri uyu munsi wanjye w'amavuko. Warakoze cyane. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, kandi Imana ikomeze idufatire amaboko, dukomeze dukundane kugeza imisatsi yacu ibaye umweru. Kugeza imisatsi yacu ibaye umweru tuzakomeze dukundane. I love you. Mwami Yesu akomeza kwiteho. Twamanutse, twagiye kuri muramukazi wanjye witwa Ange. Ni mushiki w'umugabo wanjye. Ange ni inshuti yanjye. Ange ni muramukazi wanjye. Ange yaransuye. Ange iyo tuvuganye abaseka. Nibwo bwa mbere ujya ubona umuntu ukugaragariza ibyishimo agaseka mu itangira kugeza mu iherezo mu giseka. Demayi Ange, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Waransuye, warambaniye, uracyakomeje kumbanira. Demayi ndagushimiye cyane, Imana iguha umugisha. Ange we, ikiganiro zakirebe, ndagushimiye cyane. Twambutse, ngiye gushimira undi muntu, ni muramu wanjye w'inshuti yanjye, ni muramu wanjye Tonton Jacques. Ndagushimiye, warambaniye kuva uyu mwaka watangira, ko mbivuze nkumva ngiye nko kurira. Warambaniye kuva uyu mwaka twawutangira kugeza ku munsi wanjye w'isabukuru. Se ko mutari kumbaza muri comment muzandika imyaka, muzambaze ngo mfite imyaka ingahe nzabasubiza. Ngaho namwe mwibaze iyi anniversary y'uyu munsi itumye nkora ikiganiro cyo kubashimira. Tonton Jacques, much respect bro, wagize neza cyane kunkunda, wagize neza kunkundira umuryango, wagize neza gukunda ibikorwa nkora, wagize neza kunsapotinga, wagize neza tonto. Imana iguhereze umugisha. Ikiganiro zacyumve ugisoze, umve ukuntu Imana igira neza, umve ukuntu umuntu yari kuvuga undi yaragize neza, ukuntu biba biteye ishema. Warakoze, Imana iguhereze umugisha mwinshi. Twagiye, nagiye hakurya y'amazi. Tonton Patrick uri USA, ndakwingiza iki kiganiro zakirebe, bayisabe we, ikiganiro zakirebe, niba nta n'umwanya ufite uzawushakisha ukirebe, umve ukuntu ngushimiye n'umutima wanjye wose. Ndagushimiye n'umutima wanjye wose Tonton Bayisabe, wagize neza kunshyigikira, kumbwira amagambo meza, wabanye nanjye kuva uyu mwaka watangira kugeza umwaka urangiye. Ndazirikana. Imana iguhereze umugisha, kandi Imana ikugirire neza. Ndashimira umwana wanjye witwa Espe. Espe ari mu bantu bajya bambwira shanga komeza. Ntabwo nigeze ncika intege. Hari abantu twagiye duhura nabo bakaduca intege, ariko uyu mwana Espe, Imana iguha umugisha. Nawe uri mu bantu twabanye nawe kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, mbona udacika intege, mbona ufite urukundo, mbona ufite amagambo meza, mbona Imana we, nakuvuga gute mwana wa? Imana iguha umugisha, ukurugejeje umwana wanjye. Mwami Yesu akomeza kundindire, kandi uru rukundo ruzakomerezeho. Ndacyakomeje rega, ntabwo ndasoza. Ngiye gushimira umuntu witwa Nyabeyi, ni inshuti yanjye. Nyabeyi, iki kiganiro zakirebe. Nyabeyi ni inshuti yanjye, ni umumama mwiza ku isura, ni umumama mwiza ku mutima.
wagendanye nanjye kuva uyu mwaka watangira, nawe nabirebye. Reba ngo abantu bari muri Amerika ngo ntibajya bandika ngo kuri WhatsApp, ngo ntibajya bavuga kuri WhatsApp, niko abantu bajya bagira urwitwazo, ariko nta rwitwazo. Naje kuverifiya nsanga mu bantu twavuganye cyane kandi baba bari bize, nawe urimo. Warakoze Nyabe, Imana iguhe umugisha, wambereye inshuti nziza, wambereye umujyanama, wambereye umuvandimwe, warakoze, Imana iguhe umugisha. Ndasoreza ku bantu bakuru cyane. Ndashimira nanone umwana wanjye, umwana wa muramu wanjye, ubwo ndi gushimira abantu twabanye kugeza ku mpera z'uyu mwaka. Iki kiganiro wenda iyo nza kugikora nkagikora uyu mwaka wararangiye, oya, nashatse kugikora uyu mwaka utari warangira neza, kugira ngo mwumve ukuntu umuntu agendana, umuntu agendana n'undi kugeza amezi 12 akarangira. Patrick, Pascal, Australia, nawe ndagushimiye. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze ikurinde, urukundo ukomeza kunyereka, Imana izakomeze ikwiteho nawe kugirire neza. Ndashimira, niba navuga ko ari data bukwe, niba navuga ko ari muramu wanjye warandenze, n'abana bose, Mariya ndamushimira. Mariya uzarebe kino kiganiro. Ndashimira umuryango wa papa wose, ndawushimira. Murankunda ndabizi, muranshyigikira ndabizi, muranyumva ndabizi. Iki kiganiro ngikoze kugira ngo mwumve ko mbashimiye. Mwagize neza kunyandikira, kumpamagara, kumba hafi, mwarakoze. Mari, ni wowe ntumye ugenda ubambwirire ngo mama Gwiza se cyangwa Jane yarishimye. Uyu ni umunsi wanjye w'amavuko, nagombaga gushimira abantu bose, nkababwira ngo mwarakoze. Rero nsoza kino kiganiro, hari abantu turi buze kuvugana, nkabashimira kuri telefone. Hari abantu turi buze kuvugana tugaseka tukishima. Mukurikirane rero kino kiganiro kugeza gishoje. Nyamuneka mwumve ko ari amashimwe natangaga, mwumve ko mwagize neza, ariko byose biri ku ijambo rimwe: urukundo niyo nzira yonyine, uru rukundo niyo nzira yonyine izatugeza mu bwami bw'ijuru. Urukundo, nutagira urukundo ukaba uri umunyamasengesho, ukaba utanga icya cumi neza, ariko ukaba nta rukundo ugira, byose ni ubusa. Nuba udafite urukundo, ubwo no kubwiriza mbizanyemo, mugire urukundo, mubohoke. Kristo niryo deni ryonyine dufite, iry'urukundo. Igitumye nicara hano mbashimira ni ukugira ngo namwe muzabona babashimira. Ni ukuri kandi gushimira birabereye. Hasi muri komenti nyamuneka muzandike, munezerwe, mwishime, kuko gushimira umuntu ni ikintu kiremereye cyane. Rero nari mfashe uyu mwanya ngira ngo mbabwire ngo mwarakoze kugendana nanjye, mwarakoze kunezeza, mwarakoze kunezeza umutima wanjye kuva umwaka watangira kugeza umwaka urangiye. Mwarakoze cyane. Ni mwebwe umuntu uwagira yagira mwebwe, niko Abanyarwanda bajya bavuga, uwagira yagira mwebwe, uwagira yagira ababyeyi mwebwe, yagira inshuti mwebwe, yagira abavandimwe mwebwe. Abantu rero bakuru muri hano mubahwe ndabakunda, abatoya muri hano mubahwe ndabakunda. Ikiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro cyanjye kuri Nyirabisage TV nakagaruka, ariko ikiganiro cy'uyu munsi cyari cyo kubashimira. Umwaka utaha muri Desemba nanone 2026